nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana, ubuntu n'amahoro Imana itanga bikomeze biganze muri mwe. Ndabishimiye kongera kubabona ku gicaniro uyu munsi. Ndashaka kuvuga ubusobanuro bwa gatatu bwo kurota imvura. Igice cya gatatu cyo kurota imvura. Wigeze urota imvura wayirose ute? Muyihe buryo, muyihe mimerere? So uburyo bwose wayirose kunyagira se, warose uyugama, warose se uyirimo ariko ufite umutaka so uburyo bwose warose inzozi, uburyo bwose wabirosemo nibwo butanga igisubizo cy'ibyo dukwiye gukora. Imana ibaho umugisha rero, neza Imana ibabeho, ubuntu bw'Imana bubazenguruke. Hanyuma munyemerere rero mbayikaze kuri uyu muryango wacu mugari. Niba utari wakora subscribe, yikore kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro no mu bundi busobanuro bw'inzozi no mu zindi nyigisho cyane cyane zijyana no kubohoka no gukira indwara n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Kandi ndabizi neza ko hano hantu ntuzigera uhahombera. Ndabizi ko niba ushaka kwiga no kunguka no gutera imbere haba mu mwuka no mu buryo bw'umubiri, ndabizi neza ko iyi ministry yacu izabigufashamo. Imana ikugire neza rero, ubuntu n'amahoro bikomeze biganze muri wowe, neza Imana ikubeho. Hanyuma ngwibutse iki kintu yuko usibye gukora subscribe wakanda like, kandi niba hari inzozi warose zerekeye imvura ukumva ntabwo tuzivuzeho, ni byiza ko uzandika muri commentaire. Ameshi na amasaha 2 cyangwa 3 tuba tusubije inzozi zawe. Nayo masaha ntabwo ageraho, ndavuga ameshi abari ayo masaha, ariko turagusubiza tukagusubiza inzozi zawe zose warose. Commentaire nushaka umanza ugenda ujye kureba n'ibindi biganiro byose twakoze, commentaire zose turazisubiza. Inzozi zose warose iyo zitwandikiye turazisubiza. Imana ibaho umugisha rero, ubuntu bw'Imana bubabeho. Munyemerere rero dutangire n'ikiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Hanyuma mbibutse iki kintu mbere ko dutangira, mu mbabarire, tugira amateraniro ya deliverance tuyakugira kuri Zoom no kuri YouTube live. Ushaka kubana natwe muri ayo materaniro, haba harimo abantu benshi, harimo abantu batandukanye ndetse bari no mu bihugu bitandukanye. Tugira ibihe byiza bikomeye, dusenga kuwa mbere abari amasengesho yo gusengera icyumweru kugira ngo Imana izaduhe umugisha wose muri icyo cyumweru. Kuwa gatatu abari amasengesho yo kubohoka, hanyuma kuwa gatanu abari prophetic days, umunsi w'ubuhanuzi wo guhanura, hanyuma kuwa gatandatu abari samedi miracle, ni umunsi wo kwitwaza amazi. Urayitwaza cyane cyane, ni umunsi Imana ikirizamo n'abarwayi, ni umunsi Imana ikoreramo ibintu bikomeye, umunsi ibintu bidasanzwe. Bahaye ikaze rero, Imana ibaha umugisha. Nimero yacu ushaka kubana natwe uratwandikira, hanyuma tukaguha linki haba ya Zoom cyangwa se YouTube. Yo ibinahari nubwo wajyamo ku isaha ya 2 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda, cyane cyane no mu bihugu byinshi byo muri Europe, ubusanga duhari rwose, umuriro uba watsi. Imana ibaho umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Munyemerere rero turebe igice cya gatatu, turebe ubusobanuro bwa mbere. Wigeze urota imvura? Imvura umva irimo kugufasha kuruhuka, kumva uraruhutse. So hari ukuntu rimwe na rimwe kere iwacu twakundaga ko imvura igwa, uko wumvaga ari byiza, umuntu akaryama kumva aranasinziriye, n'ibitotsi byari byabuze ukumva birizanye. Kurota rero imvura umva irimo kugufasha kuruhuka neza, bisobanura iki? Bisobanura ko Imana igiye kwinjiza mu mwuka wa healing, vuga ngo no ubugiye gukira indwara, gukira ibikomere by'umubiri cyangwa se by'umutima. Biba bivuze ko hari ugukira kuri wowe. So biba bishobora ko ugiye gukira mu buryo bw'umwuka cyangwa se ubw'umubiri. Niba hari indwara iri muri wowe igiye gukira, icyo ni kimwe. Kabiri, niba hari ibikomere ufite, Imana ibigiye kubigukiza mu izina rya Yesu. Kurota imvura, ukarota imvura, so ushobora kurota imvura ushobora kurota imvura ukarota, munyanganire mfitemo akantu k'agakoro amaze iminsi ndwaye. Kurota imvura ariko ukarota imvura igusiga ubusa. Kurota imvura ukarota imvura igusiga ubusa rwose, ukabona nyine nta, sinzi uburyo nabivugamo, ukabona nta kintu ikumariye, ukabona yakabaye kuba itaguye, nyine ikagusiga ubusa, ukumva nyine nta, nubwo yaguye ariko nta kikoze, nta kigufashije, ntacyo yunguye, nta, nyine iri aho ngaho. Ibyo bisobanura iki?
bisobanura ko muri wowe ugiye kwinjira mu gihe cyo kumva umutima wawe urimo ubusa, ugiye kwinjira mu gihe cyo kubura ibyishimo ndetse no kubura ibyiringiro. Imana y'amahoro rero igukize, uwo ntabwo ari umwuka mwiza. Cya gatatu, ushobora kurota imvura ariko ukwigwa ukumva muri wowe ukwigwa ukumva irimo iragutera kwibuka ibintu runaka, ukwigwa ukumva irimo kugutera kwibuka ibintu runaka. Ibyo bisobanura iki? Bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cy'urwibutso, hari ibintu byinshi bigiye kuza mu buzima bwawe bigiye kugutera kwibuka ibintu byiza cyangwa se bibi byakubayeho mu buzima bwawe. So bishobora kuba ari ibintu bibi bigiye kukubaho bikagutera kwibuka ibintu byakubayeho, cyangwa se bishobora kuba ari n'ibintu byiza bigiye kukubaho bikagutera kwibuka ibintu runaka byakubayeho. Mu yandi magambo, biba bivuze ko Imana irimo kuguteguza ko hari ikintu runaka kigiye kukubaho kizagutera kugira memories, kizagutera kongera kugira memori yo kwibuka ibintu runaka byagiye biba ku buzima bwawe. Ushobora kurota nanone imvura irimo kugwa ukumva iguteye kurira. So iguteye kurira, ukumva imvura iraguye yego, ariko ukumva muri wowe iguteye kurira. Bisobanura iki? Bisobanura ko ugiye kugira emotion zo kwirekura, ugiye kugira emotion zizagutera kwirekura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kurota imvura igutera ibyishimo biba bisobanura ko ugiye kwinjira, hari ikintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe kizagutera kunezerwa. So kurota imvura igutera igufasha gusukura ibintu, swate yari imyanda iri mu rugo ariko utumye imvura irabitambukanye cyangwa se gwaye amazi yo gusukura ibintu, cyangwa se nyine kurota imvura ituma ubasha gusukura ibintu runaka. Ni ukuvuga ngo haba hari umwuka ugiye kukuzaho kuvugururwa, haba mu mwuka cyangwa se mu mubiri, cyangwa se bigasobanura ko hari imbaraga, hari amavuta mashya agiye kukuzamo yo gusubizwamo imbaraga nshya. Biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo gusubizwamo imbaraga nshya, cyangwa se ugiye kwinjira mu gihe cyo kuvugururwa mu izina rya Yesu. Hanyuma ushobora nanone kurota imvura irimo kugwa mu rugo rwawe. Bisobanura ibintu bibiri. Bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cy'umugisha mu muryango cyangwa se mu rugo rw'iwawe, ariko nanone bitewe n'uburyo yagwaga, niba yaguye mukabona irabangamye cyane muri urwo rugo, bishobora gusobanura ko mugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu muryango. Ubusobanuro bwa 8, kurota imvura irimo kugwa mu gihugu biba bisobanura ko hari impinduka zigiye kuba mu gihugu. Kurota imvura irimo kugwa mu ishyamba bisobanura iki? Bisobanura ko bisobanura ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cy'amayobera cyangwa se mu gihe cy'amayoberane. Icya kabiri, biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe bizagusaba kugira ibanga cyangwa se mu gihe cy'amabanga runaka. Nanone ushobora kurota imvura irimo kugwa mu nyanja. Kurota imvura irimo kugwa mu nyanja bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo kugira amarangamutima menshi ari ni deep. Amarangamutima kwera ni deep emotion. Amarangamutima ari in deep. Hanyuma ushobora kurota imvura igwa mu modoka yawe. Ufite imodoka ariko urose imvura irimo kugwa mu modoka yawe. Bisobanura iki? Bisobanura ko ugiye kugira ibibazo mu rugendo rwawe, cyangwa se ugiye kugira ibibazo mu rugendo rw'ubuzima. Niba wari ufite urugendo, niba uzi ubwenge ruhagarike cyangwa se urusubike. Bishobora guhura n'impanuka cyangwa se ugahura n'izindi ngorane zikomeye, cyangwa se mu kimwe bigasobanura niba nta modoka ufite bikaba bishobora gusobanura ko ugiye guhura n'ibigeragezo mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Munyemerere turebe ubusobanuro bwa kangahe? Ubusobanuro bwa 12. Kurota imvura ku bantu benshi, kurota imvura igwa ku bantu benshi biba bisobanura ko hari ikintu kigiye kuba
kizasa abagiye kubaho ni nga share emotion, habagiye kugira gutesi gusangira amarangamutima. Nuvuga ngo haba hari ikintu kigiye gutera amarangamutima abantu benshi. Swate aho hantu habashobora kuba muri icyo gihe haba hagiye ngo kuba ngo ubukwe, ari ng'ubukwe wenda buba bugiye ngo kubaho, uba ushobora ngo kuba ugiye gukora ubukwe, cyangwa se ari ubukwe bugiye kuba mu muryango, aho abantu bose bazagira amarangamutima bose, cyangwa se mu kimwe hakaba hagiye no kuba ibyago, nabyo hakaba andi marangamutima, kubera ko ibyago ni ibintu bikora ku marangamutima y'abantu benshi. Umuntu ashobora gupfa ukabona ababajwe n'umuntu utanamuzi cyane, nyine haba hagiye kuba share emotion, haba hagiye kubaho ugusangira kw'amarangamutima. Hanyuma kurota imvura igwa ku muntu umwe biba bisobanura ko hari person message, biba bisobanura ko hari message y'ibanga Imana igiye gutanga kuri uwo muntu. Waba umuzi, niba umuzi mbwire ko Imana igiye kumugendera, ari message y'ibanga igiye kumubaho, ariko kubona ari myinshi yamubangamiye, abagiye guhura n'ibibazo bikomeye, ariko kubona imugwaho ntacyo bimutwaye, aba ari message ikomeye y'ibanga Imana igiye gushyira kuri we, uko bishobora no gusobanura umugisha ugiye kuba ku buzima bwe, cyangwa se ku mibereho iye. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa 14. Kurota imvura igutera ubwoba ariko ukajya ukabona iragiye, biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo kunisha ubwoba bwari buri muri wowe. Ushobora kurota imvura ituma utekereza cyane, so nyine ukabona imvura ukwigwa ni kurushaho gutekereza ibintu bimwe n'ibindi mu nzozi. Menya ngo rero ugiye kwinjira, hari ikintu kigiye kubaho kigiye gutera gutekereza ku buzima bwawe ndetse no kwisuzuma ku hazaza hawe. Kurota imvura iguhindura ukundi kuntu, swati kuguyeho, wari umeze neza uratose, nyine kurota imvura iguhindura, imvura yaguhindura ukundi kuntu uko ariko kose. Ushobora kurota imvura ikugwaho ukabona nibwo ukeye, cyangwa se imvura ikuguyeho ukabona irakwanduje, imvura ikuguyeho iragutoheje. Kurota imvura iguhindura bisobanura ko ari ubuzima, hari transformation ugiye kuba mu buzima bwawe, ugiye kwinjira mu buzima bw'impinduka. Ariko faites attention, ahantu harimo ikibazo, kuko ushobora kuba ugiye guhinduka nabi cyangwa se ugiye guhinduka neza. Sadepa rero nuko wabirose. Niba warose imvura ikugwaho ukabona biguhindukiye nabi, cyangwa se uko wahindutse ni bibi, ntiwabyishimiye, yagutoheje kandi utabishakaga, so yakugize ukundi kuntu, yaguteye ibyondo, iyo transformation igiye kubaho. Rero ni byiza ko usenga kugira ngo Imana icishe kure niba ari mbi, ariko niba ari nziza Imana yihutishe ku buzima bwawe. Ushobora kurota imvura uko uyirose ukumva nibwo irushijeho kugutera amahoro, de plus uyirota ukumva ugize amahoro yo mu mutima, bisobanura ko nyine hari amahoro Imana igiye kuzana mu buzima bwawe, ari ikintu kigiye kuba mu buzima bwawe kigatuma wumva ufite amahoro menshi atari ay'abisi batanga. Amahoro yo mu mutima, ugiye kugira amahoro yo mu mutima. Ikindi ni ikihe? Gature ubusobanuro bwa 19. Kurota imvura igutera kwiyumva neza biha bisobanura ko hari emotion balance, biha bisobanura ko hari ukuringaniza amarangamutima, gutuza cyangwa mu mutima. Kurota imvura irangiye mu mahoro biha bisobanura ko hari full restoration, cyangwa se nabivuga ngo ikira. Kurota imvura irangiye neza nukugarurwa mu buzima bwiza, nukugarurwa mu buzima bwuzuye. Kurota imvura irangiye amahoro nugusubizwa ubuzima bwuzuye, nukuba mu buzima so sinzi uburyo nabivugamo, ariko nugusubizwa ibyuzuye, nukugarurwa mu buzima bwiza cyane kandi bwuzuye. Imana yacu iduhana umugisha. Hanyuma rero ndabashimiye mwebwe mwese mwari mudukurikiranye ubusobanuro bwacu bwo kurota inzozi.
niba ari inzozi warose zandike muri commentaire, turagufasha kuzisobanukirwa, kandi ndabizi neza ko hari ibyo Imana igiye gukora iciye muri izi nzozi. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho, ndabakunda, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Shalom shalom.